twebwe abanyarwanda twahisemo ubumwe, twahisemo gusigasira imiyoborere itubereye, twahisemo kureba kure. Inkiko gacaca zaciye imanza zisaga miliyoni 2 zirebana na jenoside mu gihe cy'imyaka 10 gusa. Urwego rw'abunzi rwakiriye imanza zirenga 39,000 mu mwaka wa 2014 kugera mu mwaka wa 2015. Kuva mu mwaka w'2001 abahoze muri FDLR barenga 10,000 basezerewe mu gisirikare banasubizwa mu buzima busanzwe. Ageze hano mu 2012 tuza hano mu ngando baduha amasomo kugeza ubwo twarangije tuja mu giturage turintegra. Ubu ku buryo rwose hanze tumaze kugera kuri byinshi, abana bariga baravurwa nta kibazo bafite, bona n'akazi ka leta. Ubu nkaba nshinzwe umutekano hano mu murenge wa Busogo, akaba nje uhagarariye daso. Ngira ngo abanyarwanda hafi ya bose bari kwisanga muri Nyabarongo, kuko intimba, kuko nta muntu ubasha kureba intimba mu mutima w'umuntu. Noneho gacaca babashije kutubwiza ukuri, barirega neza bamarayo. Nkuko ntabwo narenze umuntu wantemye, nararebaga ngo bose nkabanga ngo bose barantemye. Ariko maze kumubona numva bose mbakuyeho urubuga hanze, ku buryo n'ubu ngubu tubana bose nta kibazo, muri gahunda zacu tuba turi kumwe. Mu by'ukuri Alisa nagize amahirwe duhurira muri association. Ngeze aho mbwira uyu nguyu Alisa nti ndashaka kukugira icyo nkubwira, muvana mu bandi. Sinzi ukuntu byagenze, mugejeje nk'hariya hafi ya ku Gahuru, sinzi ukuntu nahise mfukama hasi manika amaboko, ndambwira nti ndagusaba imbabazi kuko ari nge wagutemye, kuko nari mbirwaye igihe kinini. Ubwo arambwira ati nguhaye imbabazi n'Imana iguha imbabazi. Twebwe abanyarwanda twahisemo gusigasira imiyoborere itubereye. U Rwanda nicyo gihugu kirangwamo ruswa nke muri Afurika y'Iburasirazuba. U Rwanda rumaze guhamya igenamigambi rishingiye ku mihigo itegurwa abaturage babigizemo uruhare rusesuye. Kuva mu mwaka wa 2003 abanyarwanda barenga 1,000 bahurira mu nama y'umushyikirano aho baganirira hamwe n'abayobozi ku iterambere ry'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashima cyane byimazeyo ko mwaguye ubwenge bwanjye, mukaba mubona ko ndi umugore ubereye u Rwanda, uhagarara imbere y'abaturage n'imbere yawe nkabasha kuvuga ijambo rikomeye. Imana ibampere umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngewe ntabwo nabashije kwiga, nubwo mubona aho ungejeje wagira ngo nize kaminuza. Ubu mfite abana bize kaminuza kubera imiyoborere yanyu myiza, abana babiri. Ubu iwanjye hari televiziyo, aho ugiye hose mba nkureba. Mfite imyaka 52 ariko wagira ngo mfite 45. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite n'abandi bana bari kwiga muri Nyanza Technical School bageze mu wa 5. Urumva ko n'agafaransa ngerageza kukavuga cyane. Mwaka w'2008 nibwo nahawe iyi famu, nyihabwa mu buryo bwo gusaranganya ubutaka. Aha hahoze ari amafamu y'abasirikare, hari hegitari 30, tuhabona turi abantu 6, umwe hegitari 5. Nk'abaturage natwe tumaze kureba kure, nicyo cyiza cya demokarasi, ubuyobozi bwegerejwe abaturage. Ubwo umuyobozi nyine waje akatubeshya akavuga ati mpize ko nzabaha ivuriro, ntikaba ritaraboneka. Umunsi nagaruka kwiyamamaza nta jwi twamuha, tuzamuhaza bya bindi wahize ko ntabyo wakoze, uzongereho n'ibindi ushobora. Twebwe abanyarwanda twahisemo kureba kure. Umuryango w'abibumbye washyize u Rwanda ku mwanya wa mbere ku isi mu bihugu byihuta mu iterambere. U Rwanda nicyo gihugu cya 5 gitanga ingabo mu muryango w'abibumbye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi. Guhera mu mwaka wa 2000 umusaruro w'imbere mu gihugu wikubye inshuro zirenga 3. Uva ku madolari 220 ugera ku madolari 718. Nabaga muri Canada, namaze y'imyaka 20 nk'impunzi. Nkaba naravuye muri Canada ntashye mwaka ushize, naje gushinga company muri IT, dukora application téléphonique ituma aba diaspora, abanyarwanda baba hanze bashobora gupera bene wabo hanga mu Rwanda umuriro, amazi, amashuri cyangwa se na airtime. Ubwo rero igihugu kitarimo ruswa, kirimo umutekano, nabonaga nta mpamvu yindi yatuma isigara hanze nitwa nk'impunzi,
kandi mfite igihugu gitunganye. Je suis paniqué, c'est pourquoi j'ai couru pour venir ici. J'ai dit mais ce sont des gens qui nous donnent le coup de main dans le pays, mais est-ce qu'ils sont en train de partir? Mais comment qu'allons-nous faire? Et hier j'ai vu les autres contingents qui reviennent pour les changer, c'est ça qui m'a soulagé. Abenshi ujya kumva mu batuzaho amateka mabi harimo nka genocide, ariko icyo gihe tugezeho amahirwe tukazamura idarapo rero tukaririmba indirimbo y'igihugu ahantu hatandukanye hirya no hino. Icyo gihe ibindi bihugu bibona yuko atari rwa Rwanda rwa kera, ari u Rwanda rushya rushoboye byose. The body of Rwanda was tortured, was assaulted. The body succumbed, but the spirit never did. It is that spirit that should fight on, and that spirit will never and should never be defeated.